I want to commend Airtel Rwanda for bringing the cost of 4G data within reach of nearly every Rwandan with the new initiative announced yesterday. Smartphone, kubihumbi veri byawe tunga phone. Iyi smartphone isanze bebo bishatse wanyatsa nibyo koko igihumbi gusa uhabwa jiga 30 mu minsi 30 amagari mirongo yose ku minota idashira SMS nazo n'ubuntu nizishira tunga phone kuri make ifite 4G kandi iruka ubeho mutigeze ubaho imbere ni heza hamwe na Airtel jiga imwe ku munsi funga phone smartphone kubihumbi veri byawe tunga phone iyi smartphone isanze bebo bishatse wanyatsa nibyo koko igihumbi gusa uhabwa jiga 30 mu minsi 30 amagari mirongo yose ku minota idashira SMS nazo n'ubuntu. And many thanks to philanthropic support from Reed Hastings, the co-founder and executive chairman of Netflix. Rwandans will be able to acquire a new smartphone for under $20 in order to take advantage of the offer.